inshuti mwene data nawe mushiki wanjye duhuriye mu kiganiro cyitwa itumanaho. Ndashimira Imana ko twongeye guhura aho dusangira ijambo ry'Imana ritwibutsa uko Imana yiretse abantu, uko yabigaragarije nuko yaberetse ahazaza habo ndetse n'ahazaza h'isi. Reka dusome Itangiriro igice cya 47, turahera ku murongo wa 13 dukomeze. Nuko mu gihugu cyose ntihaba ibyo kurya kuko inzara yari nyinshi, bituma abo mu gihugu cya Egiputa n'abo mu gihugu cy'i Kanani barabishwa n'inzara. Yosefu ateranya ifeza zose zari mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani bazanye guhahisha. Yosefu azizana mu nzu ya Farawo. Ifeza zose zishize mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani, abanyagiputa bose bajya kuri Yosefu bati, duhe ibyo kurya, twapfira iki imbere yawe ko ifeza zacu zishize? Yosefu arabasubiza ati, nimutange amatungo yanyu nanjye ndabaha ibyo kurya. Muhahishe amatungo niba mubuze ifeza. Bazanira Yosefu amatungo yabo. Yosefu abahahisha ibyo kurya ku mafarashi n'imikumbi n'amashyo n'indogobe, abagaburira ibyo kurya uwo mwaka, abahahisha ku mitungo yabo yose. Uwo mwaka ushize, mu mwaka wa kabiri, baza aho ari baramubwira bati, ntitwahisha databuja yuko ifeza zacu zose zishize, kandi ko amashyo yacu yose abaye aya databuja? Nta gisigaye imbere ya databuja kitari imibiri yacu n'ubutaka bwacu. Twapfira iki mu maso yawe, twe n'ubutaka bwacu? Tugumane n'ubutaka bwacu, twe n'ubutaka bwacu tuzaba imbata za Farawo, uduhe imbuto tubeho twe gupfa, igihugu kikaba umwirare. Nuko Yosefu agurira Farawo ubutaka bwa Egiputa bwose, kuko umunyegiputa wese yaguraga umurima we, kuko inzara yabateye cyane. Igihugu cyose kikaba gakondo ya Farawo. Abantu arabimura, ahera ku ngabano za Egiputa z'uruhande rumwe ageza ku z'urundi, abashyira mu midugudu. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine ataguze, kuko abatambyi bari bafite igerero bahawe na Farawo, bakajya barya iryo gerero Farawo yabahaye. Nicyo cyatumye batagura ubutaka bwabo. Yosefu abwira abantu ati, dore uyu munsi mbaguriye Farawo we n'ubutaka bwanyu, none imbuto zanyu ngizi, muzazibike mu butaka, kandi uko muzasarura muzajya muha Farawo igice cya 5 cy'icyatamurima. Ibice 4 bizajya biba ibyanyu, ngo mubikureho imbuto zo kubiba mu mirima, bibe n'ibyo kurya byanyu n'abo mu ngo zanyu n'abana banyu bato. Baramusubiza bati, udukijije urupfu, tukugiriyeho umugisha databuja, natwe tuzaba imbata za Farawo. Yosefu yandikisha iryo tegeko riba itegeko ridakuka mu gihugu cya Egiputa na bugingo n'ubu, yuko Farawo ahabwa igice cya 5 ubutaka bw'abatambyi
nibwo bwonyine butaba nibwo bwonyine butabaye ubwa Farawo. Abisirayeli batura mu gihugu cya Egiputa cy'i Gosheni, barongerayo ibintu, barororoka bagwire cyane. Reka dukomeze turebe ibikurikiraho. Yakobo yongera kurama indi myaka 17 ari mu Egiputa. Nuko imyaka Yakobo yaramye yari 147. Iyo niyo myaka y'ubugingo bwe. Igihe cyo gupfa kwa Isirayeli kiri bugufi, ahamagaza umwana we Yosefu, aramubwira ati, niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, ungirire neza, umbere umunyamurava. Ndakwinginze ntuzampambe muri Egiputa, ahubwo ninsinzirana na data na sogokuru, uzanjyane unkure muri Egiputa, umpambe mu gituro cyabo. Aramusubiza ati, nzabikora uko untegetse. Aramurahiza ati, ndahira. Aramurahira. Isirayeli ikubita ku musego yubamye. Reka dusubire muri iyi nkuru uko tuyisomye. Umugabane wa 2 w'igice cya 47 cy'Itangiriro. Inzara irakombye ibaye nyinshi. Yosefu niwe wari manager umutungo wose wa Farawo, kandi ibyo abanyamisiri bari barahinze byose byari byarahawe Farawo bishyirwa mu bigega bye, kuko ryari itegeko ry'umwami. Bazanaga 1/5, ariko ibyo baryaga byabaye bike nyuma y'imyaka 2 gusa, maze igihugu cyose kirasonza. Abanyamisiri rero ntabwo ari umwami wagiye kubashaka, ahubwo niwe wagiye gushaka Yosefu. Yosefu baramubwira bati, umva, turashonje, tugiye gupfa n'imiryango yacu, abana bacu n'abagore bacu, twese tugiye gupfa, none twapfira iki? Yosefu ku nshuro ya mbere yababwiye ati, muzane amatungo yanyu yose. Mu Misiri bororaga ifarashi, bororaga intama, ihene, inka, indogobe, ingamiya n'ibindi. Barabizanye byose bishyirwa mu mutungo w'umwami, bihahisha umwaka umwe gusa. Mu wundi mwaka baragaruka bati, umva, tutakubeshya nta kintu tugifite, dufite ikintu kimwe gusa, ni umubiri wacu, ikindi dufite ni ubutaka bwacu. None nta mpamvu twapfa, ko n'ubundi nidupfa ntituzabijyana. Utwemerere amategeko yandikwe, ashyirweho ikimenyetso, nuko natwe tuzaba abagaragu b'umwami, ariko uduhe ibyo kurya, ndetse uduhe n'imbuto duhinge. Tumara guhinga, ibyo tuzadusarura byose bizaba iby'umwami. Nuko rero babyemera batyo. Yosefu agurira ubutaka bwose bwa Egiputa umwami. Nanone twe gutekereza ibya kera gusa, ubutaka si ubw'umuntu n'ubwa leta. N'uyu munsi ubutaka ni ubwa leta. Niyo mpamvu ubuhinga iyo asarura umusaruro w'ibicuruzwa, leta igomba kubonaho umusoro. Nta n'ikindi cyatuma leta ishobora kwiyubaka itabonye amahoro. Niko no mu Misiri byagenze. Ariko reka tugaruke kuri uyu mugabo Yosefu. Yosefu wibuka uko yagiye mu Misiri?
wibuka yuko ajya mu Misiri abavandimwe be bari bamwikijije ngo atazaba umuyobozi wabo, umuyobozi w'umuryango umwe gusa wa Yakobo wari ufite abahungu 12. none Yosefu yari umuyobozi w'igihugu cyose cya Misiri. Ntabwo birirwaga bajya kubaza umwami, kuko umwami yari yarababwiye ati icyo Yosefu azategeka kizaba ari icyo, ntihazagire uza kugira ikindi ambaza. Yosefu niwe uzategeka. Yari yaramuhaye impeta ye ariyo yariho kashe y'umwami. Yosefu agirana inama n'abanyamisiri, ibintu byose bijya mu buryo, abanyamisiri babaho, ariko ubutaka buhinduka imari y'umwami. Umusaruro w'abaturage 1/5. N'ubundi bizwi neza yuko 1/5 mu bihugu byinshi cyane ku isi 20%. U Rwanda rwo rudohora rugira 18%, ariko ahenshi 20% by'umutungo w'abaturage ni iby'umwami. Nuko rero icyo kiba itegeko kirandikwa. Ahari ntabwo mbihagazeho, yaba ariyo mpamvu iyo abanyegiputa babaga bamaze igihe runaka bageragezaga gushaka uburyo bakuraho ubwami busanzwe kugira ngo babuhirike, kugira ngo barebe ko umutungo wabo wabagarukira. Ariko niyo wabagarukiraga, n'uwimye nawe yabaga nyiri ubutaka nawe byose bikaba ibye. Rero reka turebe umugabane uheruka w'iki gice, utubwiye indi nkuru. Yakobo ajye kuva i Kanani aza mu Misiri, Uwiteka aramubabwiye ati genda, abantu bawe bazororoka, bazagwira, bazaba benshi mu Misiri, kandi nzaguherayo ubukungu. Ariko igihe cyo gusaza kwe kigeze, yahamagaye umuhungu we. Umuhungu we mvuga ni Yosefu. Ntabwo yahamagaye Rubeni, ntabwo yahamagaye undi wese, kuko Yosefu muri icyo gihe niwe wari umutware w'umuryango wa Yakobo. Nusanga mu gice cya 49 havuga ko Yuda ari we mutware w'abavandimwe be, n'ibizaba nyuma, ntabwo ari ibyari mu Misiri. Ntabwo Yakobo yari gutinyuka kuvuga ko umuryango we utwarwa na Yuda cyangwa na Rubeni cyangwa n'undi muhungu we, kuko yari kuba byishe, yari kuba anyuranije n'iby'Imana yeretse Yosefu. Ariko yari kuba nabagiriye nabi. Yosefu yari kubabwira ati okay, ngaho nimwitegeke, genda tegeka Misiri gusa, mwebwe ntacyo bitwaye. Siko byagenze. Nuko rero ku murongo wa 28 turi mu gice cya 47 atubwira ngo Yakobo yongera kurama indi myaka 17. Bitubwira yuko Yakobo imyaka ye y'uburame yabaye 147. Isaka yari yaramye imyaka 180. Sekuru Aburahamu yaramye imyaka 175. Ariko Yakobo we yaramye imyaka 147. Icyo yabwiye Farawo tukibuke, yamubwiye ati imyaka y'uruzerero rwanjye ingana n'imyaka 130. Yabimubwiye akigera mu Misiri. Ubu hari hamaze imyaka 17 bageze mu Misiri, muri Egiputa. Nuko rero Yakobo ahamagara Yosefu atumva mwana wanjye, nindamuka nsinziriye ntuzampambe muri iki gihugu, uzanjyane ujye kumpamba mu isambu
data yahambwemo mu isambu sogokuru Aburahamu yahambwemo. Maze Yosefu aramubwira ati data, ibyo nzabikora uko ubinsabye, nzabikora uko ushaka. Yego. Maze aramubwira ati ngaho shyira ikiganza cyawe munsi y'ikibero cyanjye. Iyi ari indahiro yo kurahira umuntu mukuru, kuko iyo ndahiro niyo Eliyezeri yarahiye acishije ikiganza cye munsi y'ikibero cya Aburahamu yuko atazashyingira Izaki umuhungu we umukobwa wo mu Banyakananikazi. Rero imbaraga z'Imana zigendana n'indahiro, kandi iyo abantu bayo barahiye, Imana ibishyiraho ikimenyetso. Yosefu rero yararahiye abwira se yuko atabasha rwose kuzamuhamba mu Misiri. Aramurahiza ati ndahira. Aramurahira. Isirayeli yikubita ku musego yubamye. Hariya harimo ikintu cyo kuvuga ngo ahuwe, ndaruhutse, urakoze mwana wanjye. Aramwishimira maze araruhuka. Reka nkubwire ko Yakobo yarebaga kure, kuko gusubira kujya guhabwa hariya harimo uburyo bwo gufata ubutaka. Uko Aburahamu yubakaga urutambiro aho yageze hose, ndetse na Yakobo akaba yarategetswe kubaka Yakobo akaba yarategetswe kubaka urutambiro i Beteli. Ibyo byose kwari ukwerekana ko icyo gihugu ari icyabo, ari cyo Uwiteka yabahaye. Gusubira kujya guhambwa i Kanani kwari ukwerekana yuko mu Misiri atari iwabo, iwabo ari Kanani. Rero Yakobo amaze kurahiriza Yosefu yararyamye, ariko yari ataragera igihe cyo gusinzira. Mu kiganiro cy'itumanaho cy'ubutaha tuzareba uburyo Yakobo yahaye Yosefu umurage wihariye mbere y'uko ahamagaza abandi bavandimwe be. Reka dusenge. Mana yacu igira neza, urakoze. Ubuntu bwawe buhora hafi y'abana bawe, uhora utwitayeho, ntujye udutererana. Ibyo ngibyo umutima wacu bizi neza. Basha abana bawe gutega amatwi icyo utubwira, maze nitwumva tugashyira mu bikorwa icyo ushaka, nawe uduhe umugisha. Urakoze kuko ijambo ryawe rihora ribumbuwe ngo turyige, tubashe kurironkeramo imigisha yawe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze inshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Turashima Imana ku byo ikomeje gukora. Abahamya ba Kristo bafite ibyigisho kuri YouTube. Washyira mu ishakiro ugashakisha abahamya ba Kristo podcast, ndetse wareba kuri Spotify, X, Instagram na Facebook n'indi miyoboro itandukanye. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo ibihe byose tugihumeka, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga www.abahamyabakristo.org, email abahamyakristo@gmail.com, kuri telefone guteranya 1-717-856-679.
Abahamya ba Kristo twishimira abatubaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Musangize inshuti n'abavandimwe ibi byigisho. Uwiteka abahe imigisha mvajuru, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze n'amahoro biva ku Uwiteka bibahoreho.